Reka nongere nguhe ikaze wahisemo kwifatanya natwe mu biganiro byiza nk'ibi ngibi kandi biharanira impinduka mu buzima bwawe. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa se tugiye kwinjira mu mateka y'igitabo kivugwa muri Bibiliya cy'ingenzi cyane cyitwa Umubwiriza. Iki gitabo kizwi cyane mu Cyongereza nk'igitabo cyitwa Ecclesiastes. Asikigariwe sinzi nimba mbivuze neza, ariko iki gitabo muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cyitwa Umubwiriza. Iki gitabo kiganira ku mibereho, ku byo umuntu ashakisha, cyangwa se kiganira ku bintu umuntu yirirwa yirukankaho mu buzima no ku ntego nyayo yo kubaho. Abantu benshi bakunda kwibaza ati se ubundi ubuzima ni iki? Nk'umuntu ashobora kuba wenda wowe unteze amatwi, bishoboka ko ushobora kuba uzi neza yuko ikintu cyaguha ibyishimo bishobora kuba ari ubukire, ariko n'umukire wakize iyo arebye ukuntu nta mahoro agifite n'ibintu byose atunze, asigara yibaza ati se ubundi ubuzima ni iki? Ubundi tubereyeho iki? Tugiye gusuzuma, niyo mpamvu dufashe umwanzuro cyangwa se nafashe umwanzuro wo kwihangana nkategura ikiganiro nza kubaganirizaho ku gitabo cyiza cyo muri Bibiliya kivuga kuri iyo nkuru, gisobanura ubuzima neza uko buri, gisobanura icyo ikiremwa muntu kigomba gukora muri iyi si, mbega ukabaho ubuzima bwawe uzi impamvu ubayeho. Ibi ngibi wari ubizi ko bivugwa muri Bibiliya? Abantu benshi bashobora kuba batari babizi. Abantu benshi bashobora kuba bari bazi ko muri Bibiliya habamo ibintu byo kumvira Imana gusa, habamo iki, ariko Imana itigeze isobanura ubuzima icyo ari cyo. Ariko ibi ngibi nabyo mu isezerano rya kera mu gitabo cyitwa Umubwiriza bibarizwamo. Muri iki gitabo tugiye kureba ibyo kivugaho, tugiye kureba uko gisobanura ubuzima, ndetse n'uko umuntu cyangwa se n'uko ikiremwa muntu, tutitaye ngo ni igitsina gabo cyangwa ni igitsina gore, cyakabaye kibayeho muri iyi si. Muri iki gitabo cyitwa Umubwiriza tugiye kureba igitekerezo cyacyo, uko cyanditswe, kugeza ku butumwa bugikubiyemo bwose. Wowe icyo ngusabye, reba hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kandi biharanira impinduka mu buzima bwawe. Ubundi abantu benshi muri iyi si bahora bibaza ati ni ukubera iki ndiho? Ese ubundi umuntu abayeho kugira ngo ashake ubutunzi? Ese ubundi umuntu abayeho kugira ngo akore iki? Ibi byose uraza kubisobanukirwa nuba wateze amatwi iki kiganiro. Nguhaye ikaze. Ubundi iki gitabo tugiye kuganiraho, izina ryacyo nk'uko nahoze mbibabwira, mu Kinyarwanda ryitwa Umubwiriza. Iri zina rituruka ku ijambo ry'Igiheburayo ryitwa Koheleth, risobanura umwigisha, umubwiriza, cyangwa umuntu uwo ari we wese uteranyiriza abantu benshi hamwe kugira ngo abigishe. Mu Kigiriki iri jambo niryo bajya bitiriye mu Cyongereza baryita Ecclesiastes. Iri jambo risobanura umuntu uvuga mu iteraniro cyangwa se umuntu uvuga mu ikoraniro ry'abantu benshi kandi akabivuga ari mu rusengero. Aya mazina yose agaragaza umuntu ufite ubutumwa bukomeye cyangwa se ufite amagambo akomeye yifuza gusangiza abatuye isi, cyangwa se yifuza gusangiza ikiremwa muntu. Ariko se tutagiye kure, ikibazo ushobora kwibaza ati ubundi iki gitabo cyanditswe gihe ki? Ubundi iki gitabo uwacyanditse ninde? Cyanditswe ryari? Nk'uko Bibiliya bivuga mu ntangiriro z'iki gitabo, uwanditse Umubwiriza yiyita umwana wa Dawidi, umwami w'i Yerusalemu. Niko mu itangiriro ry'iki gitabo bivuga. Abantu bose batakizi, nawe utakizi uteze amatwi iki kiganiro, ngushishikarije kujya kugisoma. Ibi byatumye abantu benshi bemera ko umwami Salomo wari uzwi nk'umunyabwenge ku isi, kandi wari uzwi nk'umwana wa Dawidi waje kuba umwami w'i Yerusalemu. Byatumye abantu batangira gutekereza yuko mu binyejana 10 mbere ya Yesu ari we wafashe umwanya yatangira kwandika iki gitabo. Ariko kandi abantu bamwe b'abashakashatsi, urabizi iyi si ntabwo ijya ibura abanyabwenge bivumburira utumanyeri, baba bashaka kwivumburira utuntu n'utundi, bo bemeza yuko iki gitabo cyanditswe hagati yo mu kinyejana cya 5 ndetse n'icya 3 mbere ya Yesu. N'umuntu bakaba bavuga yuko umuntu waba waracyanditse ari umuntu wundi w'umunyabwenge wakoresheje izina rya Salomo nk'ikimenyetso cy'ubwenge bukomeye.
ariko ibi ngibi by'abanyabwenge tureke kubyimajina, ahubwo twebwe icyo nifuza ni uko dukomeza gutekereza ku bintu bivugwa muri Bibiliya. Icyo nifuza ni uko tureba ku bintu bya nyabyo byanditse muri iki gitabo, tukareka kwibanda ku bintu by'abanyabwenge, kuko abafilozofe cyangwa abanyabwenge ntibajya babura mu bintu byose. Ubundi iki gitabo umubwiriza nahisemo kubaganirizaho uyu munsi ni kimwe mu bitabo byiswe ibitabo by'ubwenge bibarizwa muri Bibiliya. Iki ni kimwe n'igitabo cyitwa Imigani cyangwa se ikindi gitabo cyitwa Yobu. Iki gitabo cyanditswe mu bihe abantu bari kwibaza cyane ku gisobanuro cy'ubuzima. Ahangaha abashakashatsi, abantu benshi bari kwibaza ibisubizo by'ubuzima. Ati se umuntu ubundi agomba kubaho ngakora iki? Ubundi umuntu yaremwe kugira ngo azabe hakora iki? Umuntu agomba kubaho ashaka aba mu byishimo, aba mu bisubizo, mu bukire. Mbega bashaka kwibaza, ese umuntu agomba kubaho ubuzima bwe bwose ashakisha ubutunzi? Ese umuntu agomba kubaho ubuzima bwe bwose ashakisha icyo yakora? Ese ubundi umuntu yabayeho agamije iki? Ubundi umuntu ni iki gituma abaho? Ni iki gituma apfa? Hari n'abavugaga ko icyo gihe ibitekerezo by'Abayahudi byari bimwe cyangwa se byari bifitanye isano n'ibitekerezo by'Abagiriki. Byatumaga abantu bibaza cyane ku by'ubuzima busobanuye cyangwa se ku gisobanuro cya nyacyo cy'ubuzima. Iki gitabo cyanditswe mu gihe abantu batuye isi byari byarabacanze, abantu bose bahoraga bibaza ati se ubundi ubuzima ni iki? Kubaho bisobanuye iki? Ubundi umuntu yakabaye hate? Ubundi ibintu byose bikubiye muri iki gitabo byose bihurira ku kintu cyo gushakisha igisobanuro cy'ubuzima mu by'isi. Uwacyanditse yagerageje ibintu byose byinshi cyangwa se ibintu ibyo ari byo byose bishoboka muri iyi si, nk'ibyishimo, ubutunzi, kwishima no gushakisha ubwenge. Agerageza gushaka ubumenyi, gushaka ubwenge, ariko byose abona ari ubusa cyangwa se byose abona ntacyo bivuze. Yibutsa ko hari igihe cyose cyagenwe. Atangira kwibutsa ikiremwa muntu muri iki gitabo ubwo yacyandikaga ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, ikintu nk'uko umuntu agira igihe cyo kuvuka agira n'igihe cyo gupfa. Atangira kwibutsa abantu ko habaho igihe cyo kubaka kandi hakabaho igihe cyo gusenya. Abasomye iki gitabo ibintu muri kubyumva neza. Abataragisoma namwe nabashishikarizaga ko nyuma y'iki kiganiro muhita mufata umwanya mugatangira gusoma Bibiliya. Ariko se ubundi wowe uneze amatwi uheruka gusoma Bibiliya ryari? Wabona wiyita umukristo kandi Bibiliya utazi n'amagambo ayibamo, utazi n'ibitabo bibibamo. Iki gitabo turi kuvugaho cyitwa Umubwiriza, ugishake mu isezerano rya kera muri Bibiliya uraza kukibona. Reka twikomereze. Ariko nubwo yerekanaga ko ibintu byinshi byo mu isi ari iby'igihe gito, asoza avuga ijambo rikomeye cyane: umuntu wese yubaha Imana kandi akurikize amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Ibi ngibi aya magambo mvuze yayavuze mu Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13. Niba ufite Bibiliya ndagusabye yiyegereze, kuko uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi kiri buze kugusaba kuba ufite Bibiliya kugira ngo tugendane neza, kugira ngo aho ndi buze kukubeshya uze kuza kunyomoza. Iki gitabo ahangaha ku gice cya 12 umurongo wa 13 niho gisoza kibwira abantu yuko abantu nta kindi kintu cyababeshaho usibye kubaha Imana kandi ugakurikiza amategeko yayo, kuko ibyo ngibyo byose cyangwa se ibindi byose uba uri kwirukankaho ari ubusa. Akongera akavuga ngo ibyo ngibyo nibyo bikwiriye umuntu uwo ari we wese utuye isi. Abantu benshi ntabwo bigeze bumvira iri jambo, cyane cyane ko abantu batanakunda gusoma Bibiliya ariko birirwa bavuga ko bakunda Imana. Nk'ibi bintu biragoye ko bazigera babimenya. Iki gitabo cyandikwa nubwo neza abantu batabyemeza, bamwe babyemeza ko ari umwami Salomo wacyanditse, abandi bakaba batabyemeza. Ibyo ngibyo si byo turi kurebaho ku wacyanditse, ahubwo intego yacyo cyangwa intego nyamukuru y'iki gitabo byari ukutwigisha ko ubuzima budahabwa agaciro n'ibyo dukora gusa cyangwa ibyo dutunze, ahubwo ko agaciro nyakuri gaturuka mu kubaho twubaha Imana no kuyumvira. Kandi iki gitabo kidufasha kwibuka ko ibintu byose byo mu isi ari iby'igihe gito.
ibi bintu byumve neza, abantu babayeho muri iyi si birirwa bahirimbanira ubutunzi, birirwa bahirimbanira amahoro, birirwa bahirimbanira ibyishimo, birirwa bahirimbanira nyine ibintu byose abantu b'isi bahora baharanira ni iby'igihe gito, ntabwo biramba kuko bifite iherezo. Ariko iki gitabo cyo kitubwira ko ibintu byonyine biramba cyangwa se ibintu byonyine bitagira iherezo Imana isaba ibyo bihoraho, nyine iby'Imana idusaba, iby'Imana ihora iduhatira ni ibizaduha ubuzima buhoraho. Abantu benshi basomye, hari ijambo riri muri Bibiliya ryamamaye cyane bavuga ati kubw'Imana yakunze abari mu isi cyane. Ubaye utazi uwo murongo, nubwo utabuze ahantu uri muri Bibiliya, ariko ntabwo wabura ubizi yuko Imana yakunze abatuye isi bigatuma itanga umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo uzizera wese Yesu Kristo cyangwa se uzizera wese Imana ariko binyuze muri Yesu Kristo azabone ubugingo buhoraho. Ibi ngibi ntabwo wavuga kuri umukristo utabizi, nta mukristo utazi ibi bintu, keretse niba nawe ufite akajagari muri wowe. Ariko numva abakristo benshi cyangwa se abakristo bose iri jambo ryo bagomba kuba barizi. Iki gitabo Umubwiriza cyangwa se iki gitabo cyitwa Umubwiriza cyagiye gisomwa mu myaka ibihumbi myinshi ishize, giharanira guhindura ubuzima cyangwa se guhindura imyumvire cyangwa se guhindura imitekerereze y'ikiremwa muntu, kuko cyabonaga ubuzima cyangwa se kuko umuntu yabonaga ubuzima ku bibazo umuntu yibazaga ku buzima. Niba nawe ujya wibaza impamvu uriho, niba nawe ujya wibaza impamvu waremwe, niba nawe ujya wibaza icyo waje kumara muri iyi si y'ibibazo, muri iyi si ubona iteye ubwoba, muri iyi si ubona kuba hari haraka, iki gitabo Umubwiriza urasabwa kugisoma kugira ngo usobanukirwe. Abantu benshi bizera Imana barabizi neza ko nta kintu kiba muri iyi si Imana itabwiye ikiremwa muntu. Impamvu ibi bintu bivugwa gutya ni uko Bibiliya ifatwa nka mapu cyangwa se ifatwa nk'igishushanyo mbonera cyerekaga ikiremwa muntu ibyo kizahurira nacyo muri iyi si ndetse n'uko kigomba kuzabibamo. Ariko ikibazo ikiremwa muntu ntigishaka gusoma icyo gishushanyo mbonera, ntidushaka kujya kumva iby'Imana yatubwiye, ntidushaka kujya kumva iby'Imana yatwifurije kubamo. Oya, ahubwo twebwe duhora twumva ko turi abanyabwenge, twebwe duhora twumva ko turi ibitangaza, duhora twizeye ubwonko bwacu, duhora twizeye ubwenge bwacu. Ibi ngibi ni nabyo bihora bikurura ibibazo mu buzima bwacu. Amwe mu magambo yagiye avugwa muri iki gitabo agakangura abantu mu maso, harimo nko kuvuga ko muri iyi si ibintu byose bigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kubaho, hakabaho n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo guhirwa n'igihe cyo kudahirwa. Muri iki gitabo andi magambo yagiye avugwamo abantu bikabacanga bikanabashimisha ku bagisomye, bakaba barabashije gusobanukirwa ubuzima icyo ari cyo. Harimo nk'ahantu muri iki gitabo bavuga ngo muryoherwe n'ubuzima. Iyi ni imvugo yakoreshejwe bashaka kwibutsa abantu ko bagomba kuryoherwa n'ubuzima, ko bagomba kunezezwa no kubaho, ko bagomba kwishimira kubaho. Imvugo nyinshi zakoreshejwe muri ibi bitabo, abahanga benshi nk'abahanzi cyangwa se abafotora, abanyabugeni cyangwa se abanditsi b'ibitabo bagiye bazifashisha cyangwa se bagiye bifashisha ubwenge bakuye muri iki gitabo kugira ngo bandike ibitabo byabo. Nyamara ibitabo byabo banyabwenge muzi, mwumva mwanabonye b'abantu bafite inyama n'amaraso nk'amwe, abenshi wasanga mwarabisomye. Abatarabisomye abenshi wasanga mwarabyumvise, cyangwa se abayabo bataranabyumvishe. Ushobora gusanga ugendera kuri filozofi zabo, nyamara filozofi za Bibiliya aho abo banyabwenge baje gukura ubwo bwenge, wowe ukaba utarigeze uha agaciro, ukaba utarigeze unashaka kumenya niba ibyo bintu bibamo. Mu gihe gito mba mfite cyo kwicara ngategura ibiganiro byiza nk'ibi ngibi byakugirira umumaro kandi byaharanira impinduka mu buzima bwawe, nanjye narangiza nkahita njya kwita ku mirimo yanjye yo kumfasha kubaho muri iyi si, mba nafashe umwanya muto nkavuga nti reka nze nkubwire ko Umubwiriza cyangwa se iki gitabo cyo muri Bibiliya cyitwa Umubwiriza ari urufunguzo rwagufasha gusobanukirwa ko umuntu wese, yaba umukire cyangwa umukene, umugabo cyangwa umugore,
ashobora kubona amahoro ya nyayo, ya mahoro duhora dutekereza yo guseka igitwenge kiguturutse ku mutima, ya mahoro duhora dutekereza yo kubaho wumva unezerewe, abe mu bwonko spiritually, abe muri wowe mo imbere ukumva uranezerewe, ukumva nta mushiha ufite, ya mahoro buri ikiremwa muntu cyose aho kiva ku isi gihora cyifuza ko nta handi hantu wayakura usibye imbere y'Imana. Reka njye nsoza iki kiganiro nk'urikomendinga kujya gusoma iki gitabo Umubwiriza, kuko gikubiyemo ubwenge cyangwa se gikubiyemo amakuru wowe nk'ikiremwa muntu ugomba kuba ufite. Icyo nasorezaho nkwibutsa cyangwa se icyo nakrozingira y'iki kiganiro nkwibutsa, ni uko ibihe byose bihita, ni uko ibintu byose ufite birangira, ari amafaranga arashira, andakaza, andagashira, ari ubuzima bugira iherezo, ariko ikintu ugomba kugumisha mu mutwe wawe nuko Imana yo ihoraho iteka ryose, nuko Imana yo ibaho ubuziraherezo, yabayeho mbere y'iremwa ry'isi kandi izakomeza ibeho na nyuma y'irimbuka ry'isi. Ubwo ngubwo ndavuga nyuma y'irimbuka ry'abayituyemo batigeze bayumvira. Wakoze cyane kunkurikirana. Niba iyi video wumva ari ingirakamaro, ntiwibagirwe kuyisangiza abandi, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubana nanjye mu biganiro byiza nk'ibi ngibi kandi biharanira impinduka mu buzima bwawe. Ikiganiro cyitwa Njye Nawe, nakagaruka. Ciao ciao.